wari uzi ko ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wareba televiziyo yo ku isi yari yose n'ahantu ari hose waba uri ukoresheje telefone yawe gusa, sheni yari yose uko wayirebera ukoresheje telefone yawe nta abonnement waguze cyangwa irindi fatabuguzi runaka. Ube udafite dekoderi, ntago ari ngombwa ufite dekoderi cyangwa se warakoze casting ni bwa buryo ushobora kuwahuza telefone yawe na televiziyo, ariko sibyo tugiye gukora. Nta dekoderi busabwe nka DSTV, Canal Plus, Star Times ndetse n'izindi. Oya, ni telefone yawe yonyine. Urasabwa iki cyonyine? Urasabwa telefone yawe gusa, ugakanda urutekirwa, ugakanda ku buto ya like. Niba uri mushyashya ugakora subscribe kugira uzajye ubona ibiganiro byose tugushyiriyeho. Hanyuma uze gusiga igitekerezo ya munsi muri comment, uze no kuvuga yuko bikora, ko mbyizeye neza ko bikora. Ntiwiye gusiga igitekerezo cyawe munsi cya video y'ubutaha ushaka ko twakora cyangwa ikibazo cyose twagukemurira kijyanye n'ikoranabuhanga. Nyivuga nitwa Professor Prophet 250 akano YouTube channel. Ukaba uhawe ikaze. Wibuke kujya muri group ya WhatsApp cyangwa se WhatsApp channel, urubuze kureba muri comment cyangwa muri video description. Ndagushimiye cyane. Imana ibumugisha, muhawe ikaze. Urakoze kuba ukoze subscribe. Tudatinze cyane, mureke dutangirane. Ubwo bisobanuye yuko uri buze gufungura Google Play Store yawe. Uraza ufunguye Google Play Store. Numara gufungura Google Play Store, uraza gusacinga ijambo ryanditseho ngo TV Garden. Uraza gusacinga ngo TV Garden. TV Garden nkuko uri kura muri screen yawe, usacinga TV Garden. Urego urabona nyinshi. Uramanuka rimwe uze kureba iyi ngiyi imeze nk'irihe umubumbe cyangwa se ikarita ya Afrika cyangwa se isi yose. Iyi ngiyi ni uri bwaze ko wareba. Urebe ko wa downloadinze isa niyi yanjye. Nurangiza uyidownloadinge uyitashirije muri telefone yawe, then nurangiza ukande kuri open. Ugikanda kuri open urategereza gatoya, uyize gukanda handitse ngo agree. Kugira ngo ugere kuri agree nukuri buze kuzamuka kugira ngo karayitese icyatsi. Uramanuka hasi cyane, nurangiza uyituza hano handitse hasi icyatsi handitse ngo I agree. Ni uri bwaze ko wakanda ngaha. Nkubitsa umbwire video y'ubutaha ushaka. Utegereze gatoya, biraje birodinge gatoya. Urabona ko birangije kuba byarodinga. Iyo umaze kuba byarodinga ubona ibintu bimeze gutya. Ikintu ukora ni kimwe. Uhita ukaza hano. Urategereza bikarodinga agahita yizanamo ibihugu nyine akaza ariho amadarapo. None uramanuka hasi ukareba mu igihugu ushaka. Tuvuge nimba ari u Rwanda, reka twibande ku Rwanda. Izi ngiri kubona zimeze bisa umutuku nuko bitararodinga neza bitewe na connection yawe. Hanyuma reka tuze turebe nka Rwanda, tuze tumanuke turebe nka Rwanda. Ibihugu byose birimo. Noneho uraza kumanuka witonze kugira ngo urebe igihugu cyawe nyine. Akenshi u Rwanda buri gihe ruteganye na Rusiya. Ugenda ureba ko ari igihe uri bumanuke cyane, ureba wibanze ku idarapo nubone neza. Urebe ko ugenda ureba izina. Okay, tuzi dukande kuri Rwanda. Wena tukwaka ryo twibanze cyase tugiye gukora. Urahita ubona amashene yose BTN TV, TV1, Radio KS2, Isibo TV, ayandi masheni yose TV10. Okay, reka tujye nko kuri RTV cyangwa kuri BTN cyangwa se kuri KS2. Reka tujye kuri yose uhita ukanda. Gusa ndahita mvanamo kujya batamereza copyright kwako ngiri urabizi ko video yice kuri YouTube. Ariko iyo umaze kukadownloadinga ukanda kuri sheni yose kugira ngo izi kudukastinga iduhuze. Ni application iduhuza kugira ngo uhita ubikora. Uhita ukanda hano uyikanda kugira ngo uyidownloading rimwe gusa kugira ngo ibashe kuba yakwemera. Bayita Universal Player, Universal Video Player. Ni nka kwa kundi ari uburyo ari umurigeze kunyaka. Ngese ni gute ushaka ko wareba video uri wibere no kuri chat, uri nko kureba indirimbo wibereye kuri chat, uri muri Facebook wibere mu bindi. Ibyo bintu umuntu bishaka azabyandikire muri comment nzabimukore hano ngaho. Kategereze baje ko yakidownloadinga muri telefoni. Nimara kuba yarangira urahita usubira inyuma nagwe application cyangwa ngo uyifungure. Urahita ugaruka muri application ya televiziyo. Noneho ubwo igihe ugarutse inyuma hano igihe ugarutse inyuma ubwo none uhita ukana kuri televiziyo yari yose ukayikanda. Tuvuge ngi nkanze kuri KS2 cyangwa kuri TV1, gereze gato bihita birodinga. Nene warangiza ukahita uyifungura akahita ifunguka gutya. Nge sinshaka kubankira gutya bakanyereka copyright. Yego nuko nguko rero uhita uyifungura byose byemeza. Sawa, ikibazo cyose wagira unyandike hasi muri comment, niteguye nagufasha ndetse na video y'ubutaha ushaka yuko nagukoreraho. Kuri kubibona urabona yuko ndi ku Isibo TV, ugira ngo uri kubibona neza ijana ku ijana. Kambivaneho mavuba batamereza copyright. Muhawe ikaze. Mwakoze kwa mwari bikino kiganiro, ndabashimiye cyane. Ngiye mwavuganaga nitwa Professor, mukandi like kino kiganiro mu gisharinge ku nshuti zanyu, kandi ndabibashimira ko mukunda kubikora. Mugira ibihe byiza.